Yes ngo mumeze mute byifashe bite? Aho dukomeje rero kugenda twigira igiswahili ndetse ari nako twiga icyongereza tunabasobanurira mu kinyarwanda. Uvuga ngo ushobora kuba utazi igiswahili wenda uzi icyongereza, hano rero duhita tukwigisha ko igiswahili ushobora kuba utabizi byose, rero tukakwigisha igiswahili ndetse tukakwigisha n'icyongereza, byose bikagendana. Iracyari Hozaho TV, mubwira uti niba utarakora subscribe rero ushobora gukora subscribe iki nicyo gihe. Yes, reka twitangire rero. Uyu munsi tugiye kuri amagambo amwe namwe y'igiswahili ari no mu cyongereza tuyashyira no mu kinyarwanda. Ngo bimeze bite rero, byifashe bite? Ijambo rya mbere rero twahereyeho uyu munsi baryita want rero bishatse kuvuga ngo ni people mu cyongereza. Want ni mu giswahili, people ni mu cyongereza, none mu kinyarwanda bikaba abantu. Yes, right? Yes. Ijambo rya kabiri rero ry'uyu munsi twabahitemo ijambo rivuga ngo ni habari. Yes, hari igihe ujya kumva umuntu arakubwiye akakubaza wenda ngo habari, iryo jambo sinzi nimba ari bwo bwa mbere uryumvise. Iyo umuntu avuze uti rero habari, abavuze mu cyongereza information. Yes, noneho information mu cyongereza, habari mu giswahili, mu kinyarwanda rero abavuze amakuru. Yes, alright. Yes, imeze bite rero, twakomeje n'ijambo ryacu rya gatatu. Yes, alright. Ngo bimeze bite, byifashe bite? Ijambo rya gatatu rero hano twabazaniye riravuga ngo njia. Yes, njia. Bavuze ngo rero njia bavuze ngo way mu cyongereza. Ubwo numva ngo njia ni mu giswahili, noneho mu cyongereza akavuga way. Yes, bavuze rero way cyangwa se mu cyongereza noneho mu giswahili akavuga njia, baba bavuze icyo gihe inzira. Yes, inzira cyangwa se uburyo. Yes, hari uburyo cyangwa se inzira. Njia mu giswahili, way mu cyongereza, inzira bikaba rero mu kinyarwanda cyangwa se uburyo. Yes, right. Ngo bimeze bite, tukwibutsa neza yuko rero tuzagenda tubahereza interuro zigiye zitandukanye wakoreshamo amagambo agiye atandukanye, rero tubahereza amagambo amwe namwe rero tubabwira ese ni gute ushobora kuba watega nk'imodoka uri gukoresha igiswahili, uri gukoresha icyongereza. Ni gute se ushobora kuba wajya wenda muri restaurant ukaka ibiryo mu giswahili, cyangwa se ni gute waba wenda ufite restaurant ukabasha kuvugana n'umuntu uje ari kukubwira igiswahili. Ngo bimeze bite rero, iyi ni Hozaho TV, turi kumwe 5 kwa 5. Ntuzacikanwe, icyo usabwa ni gukora subscribe, tukajya twibanira umunsi ku. Ijambo rya kane rero twari twabazaniye, twabahitemo kugira ngo mube mwari menya, mwe mwarishyira wenda mu mutwe. Ni ijambo rivuga ngo ulimwengu. Yes, right. Jili ulimwengu. Ulimwengu rero ni mu giswahili, noneho mu cyongereza baravuga world. Ulimwengu mu kiswahili, mu cyongereza bikaba world. Mu kinyarwanda rero biba bishatse gusobanura ngo ni isi. World, isi, ulimwengu. Yes, mwabyumvise neza rero. Uyu munsi rero twari tubafitiye amagambo agira kuri 4 y'igiswahili. Buri munsi tuba tubafitiye amavideo menshi agiye atandukanye, ugenda wiyungura ukureba video, niko ijambo rigenda rigusigara mu mutwe, udownloadinga, wiyigira isomo wibereye iwawe. Tukubwira yuko rero turacyagufitiye byinshi bigiye bitandukanye, turacyafitiye ibintu byiza kandi byinshi. Icyo ushaka kugeraho burya mu buzima busanzwe bisaba guhozaho. Niba ushaka kwiga indimi rero, icyo usabwa nawe nta kindi ni uguhozaho, nk'uko natwe turi Hozaho TV. We love you so much.